Okay, mbahaye ikaze nanone mu iri somo ry'uyu munsi aho tugiye kuba twareba uko auxiliary verbs zikora cyangwa se niki twita auxiliary verbs. Auxiliary verbs ni verb tunita helping verbs. Izi ngizi naho dusangamo mainly dusangamo verb eshatu harimo to be, to do na to have. Be, do and have. So iyo tuvuze rero auxiliary verbs niki? Auxiliary verbs ngirindi zina ko nibabwiye zitwa helping verbs ni verbs zifashishwa kuri main verb kugira ngo zigaragaze igihe mu gihe uri kuvuga igihe mu gihe ubaza ikibazo cyangwa se mu gihe uhakana cyangwa mu gihe uri kugaragaza ikintu ko ushaka gushimangira mu gihe uri kuvuga. Mu Cyongereza rero izikunze kuba zizwi cyane zihuriweho niyo twita to be, to do na to have. Be, do and have. So mu Kinyarwanda n'ubundi nibyo ngibyo nabasobanuriye ko aya ari amagambo afasha inshinga cyangwa se twakwita nka main verbs twerekana igihe, kubaza, guhakana cyangwa gushyira ingufu ku byo tuvuga. So auxiliary verb to be ikoreshwa iyo turi gutondagura inshinga ziri muri continuous tense. Ahangaha niho ishobora kuza ari am, is, are, tukongeraho verb iri muri ing form. Ikindi ni uko kugira ngo duforming a passive voice dushobora kwifashisha ino auxiliary verb ya verb to be. Ikindi nka main verb ibaho nuko ikunze nanone kuba yagaragara mu gihe iri mu nteruro ishobora kuba main verb. Ikaba ari interuro idakeneye iyindi verb akaba ariyo main verb. So hano rero nk'umuntu person, umuntu uri kuvuga then tukagira present yayo, tukagira past yayo ndetse na example nibyo tugiye kureba hano. Urugero hano dufite I, ubwo ningi uri kuvuga yaje ari personal subject, yaje iba I am, tugashyiraho ya am mu gihe twabonye ko ishobora kwifashishwa mu gihe turi gutondagura verb muri continuous tense, then interuro cyangwa se ikaba yaba was mu gihe muri past tense, noneho ikaba yaba I am studying now, ndi kwiga ubu. Uko nguko niko dushobora kuba twabivuga, ndi kwiga ubu, nka verb iri muri continuous form. Iyo dukomeje hano dusanga dufite yindi personal subject ya you, then tukagira present tense ya verb to be ariyo all, tukagira well ya past yayo, ndetse ubwo urugero hano dufite you are happy, urishimye. Mu gihe turi kuvuga icyo umuntu ari cyo, we can use this one as the main verb. Hanga yakoze nka main verb mu gihe hari hejuru yakoze nka helping verb am. Ahangaha dufite he, she na it. Ahangaha twakoresheje present tense ya verb is, dukoresha past yayo ya was, then mu gihe turi gusoma nk'urugero twavuga ngo she's reading, ari gusoma, she's reading, ari gusoma. That's an example. Here it was used as helping verb. So we have also another example where we can use personal subject, personal pronoun, which is we, and here we can say we are, or we were if it's in the past, we are ready. Turiteguye. Hano yakoze nka main verb. Cyangwa ushobora no kuvuga muri past uti we were ready, twari turi ready. Ahangaho naho yaba yakoze nka main verb ariko muri past. So ahangaha rero dufite subject ariyo day, noneho tukagira present tense ariyo are, ndetse tukaza kugira na past yayo ariyo well, then tukaba twavuga ngo they were tired, bari bananiwe. So muri passive voice nayo ishobora kuba yakwifashishwa. Urugero turamutse tuvuze ngo igikorwa cyakozwe n'uyu runaka, urugero nkavuga ngo homework is done every day, igikorwa kirakorwa buri munsi. So when the object is the one that is starting a sentence, iyo object ari iri gutangira interuro, icyo gihe ishobora nayo kuba yakwifashishwa nka helping verb mu gihe turi guforminga icyo twita passive voice. Ahangaha tukavuga ngo umukoro wo mu rugo ukorwa buri munsi. So twakavuze ngo yenda ninde ukora igikorwa, tukavuga uwo muntu akora homework buri munsi, akora umukoro wo mu rugo buri munsi. Ariko umuntu ntago bamuvuze, ahubwo bavuze ko homework ikorwa buri munsi. Homework yaje ifata umwanya wa ruhamwa cyangwa se wa personal pronoun mu nteruro, aribyo byatumye ahangaha, cyangwa se wa subject mu nteruro aribyo byatumye yitwa passive voice. We'll go deep into these ones later, but that's how it is. Tuzabigeraho tubyige neza, ariko nuko nguko bimeze.
So tukagira hano auxiliary verb. Auxiliary verb ya do, auxiliary verb ya do ahangaha ni ryari do ikoreshwa. So do ikoreshwa turi kubaza ibibazo muri present ndetse no muri past. Uretse kuri verb to be niko idakoreshwa mu gihe turi kubaza ibibazo. Mu gihe turi kubaza ibibazo kuri present, muri present dukoresha do tugashyiraho subject tugashyiraho main verb. Mu gihe muri past twifashisha did, iba ari past n'ubundi ya verb to do. So aka byo ngibyo ntabwo bikorwa kuri verb to be. Verb to be gira uburyo ibazamo ikibazo aho ushobora kubanza was tugakurikizaho subject then tukakurikizaho object, cyangwa tukaba wabanza is or are then ugakurikizaho subject then ugakurikizaho object. So nuko nguko aho ngaho muri kuri verb to be dushobora kuba twaforminga question. So ahangaha ndi hakabiri rero verb to do ikoreshwa ni mu gihe turi guhakana. So mu gihe turi guhakana dukoresha do not cyangwa se doesn't. Aho ni muri present tense. Twajya muri past biba didn't. So urumva ko rero aho ngaho ishobora gukoreshwa mu gihe turi guhakana. Handi ishobora gukoreshwa ni ugiye uri emphasizing ikintu runaka, uri kongera ikintu ko nyine uko nguko ushaka gukongera imbaraga ku cyo ushaka kuvuga. Ahangaha turaza kubona urugero nshobora kuvuga ngo I do really love you. I do really love you. Ndagukunda byanyabyo. Ni nko kuba ushaka ku emphasizing what is that you are speaking. Ushobora kuba wayikoresha mu emphasizing ibyo uri kuvuga cyangwa kongera imbaraga mu byo uri kuvuga. Ahangaha rero niho dushobora kuba twabona do as examples mu ngero. Ko twavuga ngo I, you, we, they. Ahangaha ni muri ngiye tukoresha zira personal pronouns then tukaba twatondagura muri present aho tuvuga ngo I do, you do, we do, they do. Then example muri present tense cyangwa se muri past twavuga ngo I did, you did, we did, they did. So example hano nababwiye mu gihe turi kubaza ikibazo I can say do you like tea. Mu gihe ndi kubwira umuntu runaka namubwira ati ukunda icyayi, do you like tea. Ese ukunda icyayi. Ubwo nibwo buryo ushobora kuba wabaza mu gihe uri kubaza muri present tense. So muri present tense wibuke ko n'ibikorwa bikunze kubaho bya buri munsi cyangwa se ikintu kizwi nk'ukuri cyangwa ikintu gikunze kubaho, that is what we call present tense. Nicyo gikoreshwa muri present tense. So cyangwa ikintu kizwi nka fact cyangwa ikintu gihoraho, ikintu kiba kenshi, so that is what we call a present tense. So ahangaha dufite he, she na it. Hano nkaba navuga ngo he urugero nkafite does, did. Nkaba nabaza ngo she doesn't work here. Urugero hano ndi kubaza ahubwo ndi guhakana, nshobora guhakana mu gihe kuri he, she na it, mu gihe duhakana dukoresha doesn't, ariko kuri I, you, we na they dukoresha don't. Mu gihe turi muri present simple tense. Mu gihe turi muri past tense hoho dukoresha didn't mu gihe duhakana. So nakorera hano ubwo nibwo rwa rugero twari tubonye she doesn't work here. Ikindi ni ya emphasis nigeze kubabwira. Urugero nkavuga ngo I do like this lesson. Nkunda iri somo. I can say I like this lesson, but to emphasize that I like this lesson for sure I can say I do like this lesson. Nkunda iri somo rwose. So ubwo ni uburyo bwo emphasizing ukemeza ko iryo somo rikunda. So icyo nababwira nuko utagomba gukoresha do cyangwa will be mu gihe uri gutonagura verb to be. Ntabwo ugomba gukoresha ino do cyangwa se mu gihe uri gukoresha izindi modal verbs hoho ntabwo ukoresha ino do mu gihe uhakana cyangwa mu gihe ubaza. Ntabwo ibi ngibi tuyikoresha. Modal verbs nazo tuzazireba tuzazibona uko nazo zishobora kuba zakoreshwa, aho tuzasangamo zigiye zitandukanye uzazibona. Ariko ahangaha mu gihe turi kuba twakoresha izo modal verbs ntabwo dukoresha ino do. No tuzasangamo can, tugasangamo yene will nayo ishobora gukoreshwa, would. Izo zose zishobora gukoreshwa nka modal verbs tuzagenda tuzibona. Ahubwo ahangaha turi kureba icyo twita auxiliary verbs cyangwa se helping verbs zifashishwa mu gutondagura izindi nshinga, element verb mu gufasha za nshinga kuba zagira ikindi kintu zikora, harimo kubaza, guhakana cyangwa se emphasizing ikintu, gushyira imbaraga ku kintu turi kuvuga. Ahangaha urugero twabona ni do you are happy. Do you are happy. Ntabwo twabaza ikibazo tuvuga gutyo, nakwa gundi bisanzwe tubanza do tugakurikizaho subject tugakurikizaho main verb ubundi tugakurikizaho object. Hanga nagaruko twabaza. So mu buryo bwo kubaza rero dukoresha are you happy without do. Hano ntabwo dukoresha verb to do. So in the auxiliary verb that we have dufite n'ubundi ni have, sibyo? Iyo dufite nka auxiliary verb rero ikoreshwa mu gihe turi gukora iki, mu gihe turi gukora icyo twita perfect tenses. Izi ni tense tuzabona mu gihe kiri buze kuza
aho ari igikorwa kiba cyabaye mu kanya kahise cyangwa se kikaba n'igikorwa cyabanjiriza ikindi gikorwa mu gihe cyatambutse cyangwa ikaba n'ikindi gikorwa kizabanjiriza ikindi kizaza muri future. So aho rero niho twita perfect tenses, ni byo bihe twita perfect. So ahandi ishobora gukoreshwa ni muri icyo gihe rero mu gihe aho ngaho tuyikoresha muri perfect, aho dufata have cyangwa has tugateranyaho past participle. So icya kabiri, as the main verb, nka main verb ahangaha naho dushobora kuyikoresha mu gihe tugaragaza icyo umuntu afite, own cyangwa se something that you possess, ikintu ufite cyangwa se ikintu utunze, nabwo dushobora kuyikoresha nka main verb. Okay, dukomeje rero hano naguha ingero. Dufite subject n'ibisanzwe I, you, we, they, ndetse tukongeraho ya verb to have. I have, you have. Twajya muri past ihinduka had. I had, you had, we had, they had. Ugomba kumenya uburyo bazisobanura muri past. So anga tukagira urugero, I have eaten lunch. I have eaten lunch. Ugomba kumenya uburyo bazisobanura anga ni muri present, aho tuba turi gutondagura muri present, nuko nguko ibasha gukoreshwa muri present. Twajya muri past participle, muri present perfect ikaba ari I have eaten lunch, nariye ibya saa sita. So ahangaha yindi rundi rugero dufite ni kuri he, na it, aho gukoreshwa ayiri have ihinduka has, ndetse ikaza guhinduka had nk'ibisanzwe nk'uko twari tuyifite n'ubundi imbere yahikoreshejwe nka have, yitwa ahangaha has igahinduka had muri past. So as example we have she has finished her work. She has finished work, yarangije akazi. Ubwo ngo turi kuvuga muri present perfect, yarangije akazi. So iyo tugiye kuri possession ni ukuvuga icyo umuntu afite. Urugero nshobora kuyikoresha nka main verb mvuga ngo they have a car, bafite imodoka. Aho ngaho yakoreshwa nka main verb cyangwa se nk'inshinga n'ubundi igize icyo isobanuye mu nteruro, aho gukoresha iyo verb nka helping verb none ikaba yaje gukoreshwa nka main verb. So ahangaha rero dufite mu gihe twahuje auxiliary verbs ndetse na main verbs. Reka turebe zimwe mu ngero. Nkuko nabibabwiye, verb to be ishobora gukoreshwa muri continuous, niho tuba dufite verb to be tugateranyaho verb iriho ing. Dutonagura verb to be I am, you are, we are, they are, cyangwa he is, she is, it is, then tukongeraho verb iriho ing. Aho ni muri continuous, ni igikorwa kiba kiri kuba aka kanya ndetse kinakomeje. Twaba turi muri past mu gihe cyatambutse, ni igikorwa cyari kiri kuba icyo gihe ariko kikaba cyaranakomeje. Aho ngaho niko tuyitondagura. Aho ni muri past. Twajya muri future aho bizaba byoroshye ko tuzajya tuvuga I will be, twatondagura verb to be, ubundi tukongeraho verb iriho ing, nabwo ishobora kuba yakoreshwa aho ngaho muri future. Ariko ahangaha twari dufite urugero rwa she is working now, ari gukora ubu, ni igikorwa kiri gukora, ari gukora ariko aranakomeza agikore. So that is continuous. Tukaza tukongera tukabona urundi rugero aho dukoresha do cyangwa does cyangwa did bitewe n'igihe turimo. So iyo ni muri present dukoresha do cyangwa does, twaba turi muri past mu gihe cyatambutse bikaba did. As an example we have here, did you study? Did you study? Did you study? Waba warize cyangwa wize. Mu gihe ari kare cyane, mu gihe hashize umwanya munini cyane, dushobora kwishyira muri past tukavuga ngo wize cyangwa se warize. That's it. Aha tukagira perfect. Perfect ho turabanza verb to have, ubundi tukakurikizaho past participle. Niho hanga ubona banje have cyangwa has, ubundi ngateranyaho past participle. Urugero ngavuga ngo I have finished reading, nasoje gusoma. Niki kubona koze mu kanya katambutse, akanya nago nyiri kugikora, nasoje gusoma. Iyo ni perfect. Twongera tukagira negative. Negative twabonye ko dushobora kuyikoreshamo verb to do. Hano turi guhakana dushobora kuvuga ngo do, does, did, twongera ijambo not, ubona twongeraho verb. Cyangwa se n'ahandi uzasanga umuntu avuga ngo don't, doesn't cyangwa didn't. Urugero ngaho navuga ngo he doesn't play football. Aho ngaho tuba dufite twita contraction, iyo nakoresheje didn't, doesn't or don't. Iyo niyo twita contraction. Mu gihe iyo biri mu buryo burambuye tuvuga he does not play football, nta kintu umupira. Aho ni muri present simple, ni igikorwa kunze gukora. So ku mategeko anga nakubwira mu gihe turi kuba twakoresha zino auxiliary verbs, kamusomera no mategeko tugomba kuba twakwibandaho mu gihe turi kuzikoresha. Ahangaha tugomba gukoresha do, does cyangwa did igihe turi muri simple tenses. Igihe turi muri simple tenses, urugero turi muri past simple tense cyangwa present simple tense. Niho muri simple tense niho dukoresha do, does cyangwa did. Ntabwo uzayikoresha handi hantu atari aho ngaho. Niho uzayikoresha mu gihe ugiye kubaza ikibazo.
ariko atari kuri verb to be. Kuri verb to be ntabwo ihakoreshwa. Icyo ni ikintu ugomba kwibuka. Ikindi cya kabiri, be changes with the subject. So be ihinduka bigendanye na subject. Urugero niba ari kuri I ihinduka I am, you igahinduka you are, we are, they are. Twagera kuri he, she na it bikaba he is, she is, it is. Nuko nguko biba bimeze. So nanone have igahindukana nayo na subject ariko mu gihe turi muri present. Urugero niwo kuri he, she na it nzavuga has, mu gihe kuri I, you, we, they nzakoresha have muri present tense. Present tense nababwiye kare ni ikintu kibaho gisanzwe cya buri munsi cyangwa se ikintu kidahinduka, ushobora kuvuga nyine kidahinduka kiba kiraho. Nicyo kintu kiba kiri muri present tense. Urugero nkavuga ngo izuba rirarasa mu gitondo, ni ikintu gihoraho, ni ikintu gikunze kuba. Rero no muri ngende kuvuga has, ikintu umuntu asanzwe afite nyine afite, aho naho tuba turi kuvuga muri present tense. Yego. So ikindi rero nakubwira nuko utagomba kudaboringa auxiliaries. Ugasanga ukoresheje auxiliary ya doesn't ndetse ugakiramo na is. Urugero ushaka guhakana ukavuga ngo he doesn't is playing. No, niba turi muri continuous washyizemo ya is ari auxiliary, ntabwo tugomba gushyiramo iyindi. Ahubwo turavuga ngo he is not playing. Ntabwo bijya bibaho ko twadaboringa auxiliary tukazishyiramo ari ebyiri. Iba ari imwe. He is not playing football, he isn't playing football, cyangwa se he is not playing football. Nuko nguko duhakana. So ahangaha rero dusoza n'isomo ryacu. Ahangaha ndagira ngo dukora simple practice. There's a simple practice that you have to practice and see if you really understood the lesson. Hano dufite she, tugiye gushyiramo auxiliary verb irebuze gukoreshwa ahangaha kuko urabona hahita hakurikiraho that's reading a book now, igitabo aka kanya. So ndabigenza gute? Hano ndaza gushyiramo is na auxiliary verb. Ndavuga ngo she is reading a book now. Kabiri, ahangaha dufite do and ndashaka guhakana muri ino nteruro, not like that song, kandi numva ko ni ibintu akunda bya buri munsi cyangwa ni ibintu adakunda. So hano we are going to do what? We are going to say I don't like that song, or I can say I do not like that song. Ahandi dufitemo how, tugiye kubaza ikibazo muri past, muri perfect, muri present perfect. Nonza bavuga ngo have you finished your homework? Wasoje homework yawe. Ibi tuzabyiga, don't worry about it. We'll go deep into this lesson and see how do we conjugate those sentences. Yaba muri perfect, yaba muri continuous zose, yaba ndetse na perfect continuous nazo tuzazirebaho. So don't worry about tense conjugation, right? Okay, let's go. Here we have be. Hanga turi kwitonagura, tute working, they, that's working. Turabigenza gute? Turavuga ngo they are working on the project. Bari gukora kuri project, ku mushinga. So ibyo ni ibintu ushobora kuwavuga. Ahandi dufite ni he, tukagira do. Urugero ahangaha turi kuvuga ngo iki? Turi kuvuga ibyo yakoze. So tushobora kuvuga ngo ahangaha dushobora kuba turi ku-emphasizing. Ko ntabwo batubwiye ngo duhakane. We can say he did go to the meeting yesterday. Ndi kuvuga ko yagiye mu nama ejo hashize. Yayigiyemo, ndi kubyemeza. I am emphasizing this. So ahangaha iyi practice, I want you to translate this sentence. Shaka ko utranslating izo nteruro mu Cyongereza. Interuro ya mbere ni uri gukora iki? Uri gukora iki? Aho hagomba kuza kubonekamo iki? Auxiliary verb. What will be that auxiliary verb? So ugomba kuza kugira uri gukora iki? Tukagira nitwakunze ibyo kurya. Cyangwa nawe uraza gushaka auxiliary verb ishobora gukoreshwa. Kongera tube dufite ahangaha bari bararangije amasomo. So naho ngaho uraza gushaka auxiliary verb urubuze gukoresha. Bari bararangije amasomo. Urumva ko ni igikorwa cyari cyarabaye mbere, noneho kiza kuba haza kuba ikindi nyuma yuko barangije amasomo. So iyo nayo iraza kuba ari perfect. Noneho ahangaha tukaza kugira ndabikunda rwose. Nabwo aho ngaho turi ku-emphasizing. So aho ngaho nabwo uraza kuba wa translating. Ikindi rero yindi practice nuko nshaka ko wandika auxiliary ebyiri ariko mu nteruro. Ugakora interuro ebyiri zirimo auxiliary ya verb to be, ugakora izindi nteruro ziri muri negative ndetse no mu kibazo cyangwa se kwa buri gukora ikibazo ukoresheje verb to do, interuro ebyiri, hanyuma ugakoresha izindi nteruro ebyiri, ugakora izindi nteruro ebyiri ukoresheje verb to have muri perfect tense. Ukayikoresha muri perfect tense. Wagerageza ubundi tukaza gukomeza. As a summary, dusoza mbere ko dusoza iri somo.
summary ni ukwibuka ko kuri verb to be ahangaha tuba dufite am, is, are, was, well. Am is, are aho ni muri present, was na well aho ni muri past. Zo zikoreshwa muri continuous ndetse no muri passive voice, niho hantu bikoreshwa gusa. Tukagira do, does na did, izo zikoreshwa mu gihe tubaza ibibazo ndetse no mu guhakana ndetse no mu kwemeza ikintu tushyiramo ingufu icyo kintu ariko kimeze. Ahandi naho dukoresha have, has na had zikoreshwa mu gihe turi gukora perfect tense ndetse no mu kugira ikintu. Aho ni ugomba kumenya ko zigomba kwifashishwa mu gihe turi gukora interuro gusa. Mu gihe tutari gukoresha muri verbs nka can n'izindi nzanye na nkwereka, izi mu gihe turi kuzikoresha muri nka helping verb nuko zikoreshwa. Uretse ahangaha ikindi nuko ugomba kwibuka ko always place the auxiliary verb before the main verb. Ugomba kwibuka ko ijya mbere ya main verb mbere yo gushyiraho main verb. Uretse muri statement ifite have ndetse na be nka main verb, niho utarindira ya verb yindi ya main verb, ariko ugomba kwibuka ko niba wakoresha auxiliary verb igomba kuza kuba ifite main verb, so nagomba kuba ari yonyine kandi igomba kuyibanziriza. As a homework, nka homework ndashaka ko ugenda ukandika interuro eshanu zirimo verb to be, ukandika izindi interuro eshanu za do iri gukora nka auxiliary verb, tukaza gukoresha izindi interuro eshanu nazo zirimo verb to have ziri gukoreshwa nka helping verb. Ikindi izo nteruro uze kuzishyira mu Kinyarwanda. So that's the homework. I know you can do it well because we learned this lesson well. Isomo twaryize neza, nizera yuko ugomba kubikora neza cyane. So reka dusubire rero ubutaha muri isomo twiga modal verbs, aho twiga can, must, should ndetse n'izindi nyinshi. So lelo stay tuned and still your teacher Isaac, or can call me Coach Isaac. Subscribe to this YouTube channel if you didn't. Let's meet next time. Bye.